bavandimwe bakunzi ba Sam TV Rwanda, nkuko twabivuze reka twumve ubuhamya bw'Uwiringiyimana Theogene cyangwa se icyo we avuga. Nakomeje mbabwira ngo mbabwira ko mwifuza ko naba ndi amahoro, bamwe mumbwira ngo ngera uririmba indirimbo nshya ngo tutaziheruka. Nibanze mumenye ngo mfite ikibazo cy'umudamu urwaye urembye, dusigaye tumara gatatu adasinzira, akava kuri dialyse akarara areba, akirirwa areba, akongera akarara areba, agasubira yareba. Hakagira ibindi bimenyetso ntavugira hano kuri kamera binyereka ko ibintu bitameze neza. Hakiyongeraho ko njya kuri dialyse ngomba kwishyura amafaranga y'indenga kamere, rimwe na rimwe nkayabura, nkajyamo amadeni. Nk'abantu mwe ntako ntagize, ntako mutagize, mwaramfashije. Ariko nanone bigeze ahantu bisaba ko mwongera mugahaguruka mukabifata nko ku munsi wa mbere mwabyumvishe, mukadufasha pe. Byaranze kubona miliyoni n'igice yo gutanga ku muntu mu kwezi ntacyo ukora, niyo wasaba gute ntago ari kuboneka. Rero nje kuri iyi kamera muri iki kiganiro kitari bugeze n'iminota 10 ngo nkubwire ngo nimba hari icyo wadufasha dufashe. Amezi 10 ararangiye kandi uyu muntu nintamutabariza azampfana. Ubwo ko nzaba mbafata gute? Abantu mushinzwe ibintu runaka mwazadusuye no mu rugo mukamenya amakuru. Mfite umuryango utari muto, ndambiwe no guhora nsaba mpabwa utuntu two kundengera gusa. Rimwe na rimwe hari igihe mara icyumweru nta biraka, nta kazi. Muzi ko turirimba, aho kuririmba ni hake cyane, hafi ya ntaho. Nta kindi kintu ntako ntagize, nagerageje no gukora utundi tuntu tumeze nk'ubucuruzi, nta kigenda. Ubu koko mu bantu munkurikira nta muntu waba uziranye n'umuntu wenda uri mu buyobozi akankorera ubuvugizi. Ibi bintu by'uburwayi ntago wajya kubwira mu kagari, akagari nako kaba kaza hari ibyo kakubwira. Nta muntu ko mwisi turimo y'u Rwanda, iyi si y'u Rwanda panisi yose, ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyurira na dialyse z'amezi 2. Ubu mwarayabuze. Ibi bintu bimaze kongera ahantu numva mbabaye. Hari igihe nsaba ngashima bampaye 5, 1000 amafaranga rwose utajyana kwa muganga ngagira icyo gufasha. Umudamu arabibona akabyanga ngo nzabireke, kandi ibintu dutunze niyo byose twabitanga. Nkurikije ukuntu ubu burwayi buhenze, n'ubundi byashira hasigara wenda niruka ku musozi. Ariko nimba hari umuntu nkunda muri iyi minota, ntarageza no mu minota 10, bazi nimba ntacyo wama wankoreye ubuvugizi, nimba ntacyo wama, ntacyo ufite, nta muntu muziranye, nta nzego za leta. Ibi bintu igihe nabivuge ubu nta muntu w'umuyobozi wabyumvishe wenda ngo abigire ibye. Amaradiyo yavugije uko ashoboye, televiziyo zaravuze, ariko indwara ntikira. Avuga ko gukira mbone ikomera. Ikintu mbwiye abantu munkurikiye, nkoze iki kiganiro mbabaye, natekereje cyane buri cyo gukora, ariko nanone nta kundi kankomeze ndwane. Ninanirwa nibura iyi video umuntu uzaba warayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa. Ndacyakora uko nshoboye. Ku mashuri abana barampamagara, ubu aba bana bamaze gukura bazabona izi video bibatera ipfunwe, ariko niko isi imeze, nta kindi nakora. Nta kindi ngo ndi icyamamare, ko ndi umuntu uzwi kandi ndazwi, ariko si ubu umuntu nzi ukwanze azabona aya marira yumve nyine yishimye. Ariko niko isi imeze nyine, ibyago byarangwiriye, abantu ntako mutagize, ariko hari n'abantereranye. Uje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amahoro imigisha biva ku Mana bibane namwe nk'ibisanzwe.
ni Samuel Abayisenga, turi kumwe kuri studio za Sam TV Rwanda. Uyu mwanya rero iyi saha uyu munota nkuko mubyiyumviye neza, mwumvishe rero ubuhamya bwo bita Uwiningiyimana Theogene. Kuganira cyangwa ikiganiro dufite nivuga ngo kora imirimo izagukomangira, cyangwa kora imirimo izakubera urufunguzo rugufungurira amarembo y'ijuru. Kora imirimo izakubera urufunguzo rugufungurira amarembo y'ijuru. Reka dusenge dutangire gahunda. Data Nyiringabo, Imana Nyiringabo ishoboye ihambaye, uyu mwanya isaha tugiye gukora ikiganiro. Ni ubutumwa wamaye, ni ijambo wamaye turaganiraho rigendanye data no gukora imirimo izatubera urufunguzo ruzadukingurira amarembo y'ijuru. Uyu mwanya rero iyi saha uyu munota ndakwiyeretse, uransobanukiwe, mweretse abakunzi ba Sam TV Rwanda n'abandi benshi cyane biteguye gukurikira ubu butumwa kugira ngo bumve neza kandi basobanukirwe n'ijambo ryawe, barusheho kumenya no gusobanukirwa n'imirimo yawe, bakora imirimo ikwiriye abihanye kandi bagendere mu nzira yawe, bakomeze kugira urukundo rwo kumenya no gusobanukirwa umugambi wawe ku buzima bwabo. Njyewe ugiye kuvuga n'aba ari njye data, abari gukorera muri jye kandi abumva nabo n'aba ari bo, ahubwo amatwi yabo uyafungure kugira ngo babashe kumva no kumvira ijambo ryawe. Bisabye nizeye mu izina rya Kristo, amena. Anshuti bavandimwe, ndabashuhuje aho muherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu, mu migabane itandukanye, abaherereye iburasirazuba. Uzabana nayo mu ijuru gusa, ahubwo no mu isi ugomba kubana n'Imana. Ugomba kubaho mu buzima ubanye n'Imana, ukabaho mu buzima ugirana ubusabane n'Imana. Nshuti muvandimwe, ijambo dufite uyu munsi cyangwa se ikiganiro dufite, nk'uko mwamaze kubyumva, turi kuganira cyangwa tugiye kuganira cyangwa se ko mwumvishe mu buhamya bwa Uwiningiyimana Theogene yivugiye we ubwe, bose babireba mwabyumvishe, yamaze kubyivugira. Nshuti bavandimwe, ntago Imana izigera iva mu ijuru ngo ize gutabara umuntu ushonje, cyangwa ngo ize kwishurira umuntu ugize ikibazo, ahubwo Imana izakorera muri twe kugira ngo igirire neza uwo yateguye kugira neza. Nshuti bavandimwe, nk'uko mubizi Uwiningiyimana Theogene cyangwa se bose babireba afite umugore umaze igihe kinini kingana n'umwaka arwaye, impyiko zabonetse nk'uko tubyumva cyangwa mu buhamya, ariko hari imiti akeneye kugura, hari amafaranga akenewe kwa muganga, nta bundi buryo yayabonamo, nta bundi buryo agomba kubonekamo, nta n'ubundi buryo agomba kubona ubutabazi bw'umugore we, ahubwo twebwe nshuti bavandimwe Imana yahamagaye, yatoranyije, yashyize ku isi kugira ngo tuyitunganye, yashyize ku isi kugira ngo tugende uko ishaka. Nitwe tugomba gufata iya mbere mu gukora ibikorwa by'urukundo, imirimo y'urukundo izatuma tugera mu bwami bw'Imana. Nababwiye ngo mwuzaniye ijambo rivuga ngo kora imirimo izakubera urufunguzo ruzagufungurira amarembo y'ijuru. Subiremo, kora imirimo izakubera urufunguzo ruzagufungurira amarembo y'ijuru. Aha rero hari ibyiringiro ko tuzaba mu ijuru, kuko ijambo ryatubwiye mu ndirimbo ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikadushimisha. Ariko Pawulo abivuga ngo iryo sezerano urisoreze, tubane no muri iyi si uhora undengera. Nshuti bavandimwe, Imana ibane natwe na hano muri iyi si turimo. Imana ibane natwe, Imana itwiyereke, Imana itwigaragarize, tubone imirimo y'amaboko yayo. Umuririmbyi araririmba ngo iyerekane mwami, itamurure isi yose ikubone, babona imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabesha. Hakenewe ko agakanya Imana yiyerekanira muri twe. Uwiningiyimana Theogene cyangwa Theo bose babireba
akabona ubutabazi bw'umugore we buturutse muri twe, buturutse muri mwe, twebwe abantu bitirirwa izina ry'Imana, twebwe abantu twagize gufashwa n'ibikorwa cyangwa se n'indirimbo zahimbwe n'umuhanzi Uwiringiyimana Theogene bakunze kwita Theo bose babireba. Nshuti bavandimwe, niwe mvuze kuko ubuhamya bwe mwabwumvishe, mwamaze kumva disikuru yiwe ubwiwe yisabira ubufasha byivugira. Aka kanya rero nange nje kugira ngo tuganire kuri iri jambo mubashe kuryumva. Nakubwiye ngo kora imirimo izakubera urufunguzo ruzagufungurira amarembo y'ijuru. Matayo 25:31. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana cyangwa tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 25:31. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo gucirwaho iteka. Ninde uzacirwaho iteka? Ese ninde ucirwaho iteka? Umuririmbyi yigeze kuririmba yavanga abanga Imana ngo nibayisenge, ngabo ngabo bazapfa bose be kwibukwa. Hano umutwe watubwiye ngo gucirwaho iteka. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Aha ni muri Matayo 25 ku rupapuro rwa 29 umurongo waho wa 31. Umutwe w'amagambo urimo uratubwira ngo gucirwaho iteka. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso bwe. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu micyonywa, nari umushitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Amen. Aba ni abakiranutsi. Ijambo ryatubwiye ngo ubwo umwana w'umuntu azaba agarutse cyangwa azazana n'abamarayika, icyo gihe ngo nibwo azicara ku ntebe y'imanza y'ubwiza bwe, ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye, ngo abarobanure nk'uko umuntu arobanura intama mu ihene. Nshuti muvandimwe mwene data, aha turi kumvamo ijambo rivuga ihene, tukumvamo n'irindi jambo rivuga intama. Ubwo uze kumva iki kiganiro cyangwa izi nyigisho, urebe uruhande ukwiye kujyamo, urebe uruhande ushobora kwifuza guhereramo. Ese wakifuza guherera mu hene? Ese wakifuza guherera mu ntama? Amahitamo ni ayawe, amahitamo ni ayanjye. Aravuze ngo icyo gihe umwana w'umuntu ngo azabwira abari iburyo bwe. Abari iburyo bwe ni intama, kuko yavuze ngo intama azazishyira iburyo, intama azazishyira iburyo, ihene azishyira ibumoso. Ngo namara kubigenza atyo, ngo abarobanure nk'uko umuntu arobanura intama mu ihene. Ese waba uri intama cyangwa waba uri ihene? Ese wifuza kuba intama cyangwa wifuza kuba ihene? Hano hari ibiranga ihene. Ihene iyo igize ikibazo cyangwa uyikubaganyije irahebeba. Intama iyo uyikubaganyije cyangwa ikagira ikibazo irabunda. Nshuti bavandimwe,
ahangaha ngo umwana w'umuntu ubwo azaba azanye n'abamarayika be ngo azicara ku ntebe ye y'imanza ngo arobanura abantu, twebwe abantu azaturobanura, ngo nk'uko umwungeri arobanura intama mu hene, ngo intama azazishira iburyo ihene azishira ibumoso, ngo noneho ngo narangiza gufata ihene zishize ibumoso intama zishize iburyo, ngo icyo gihe icyo azakora ni iki? Icyo azakora amaze kubigenza cyo, ngo azagira ijambo avuga, azagira amajambo yatura, azagira amagambo yatura, ngo azabwira abari iburyo bwe arizo ntama, azibwira ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Ese nshuti muvandimwe, witeguye guhabwa umugisha n'Imana? Witeguye guhabwa umugisha n'Imana cyangwa witeguye guhabwa umuvumo n'Imana? Hano ngo intama zizaba ziri iburyo bwe, ngo nuko icyo gihe ngo azabwira abari iburyo bwe nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha. Narangiza ngo ihene nazo hari icyo azazibwira. Iyo dukomeje dusoma aha tubwira ku ntama twamaze kumva, niyo twakomeza hatubwira ku hene. Iyo tugeze ku murongo wa 41, uyu murongo wa 41 uza kutubwira ku hene, uza kutubwira ku hene aho zizagana. Nkuko twamaze kumva ko intama azazishyira iburyo bwe, muri 41 haratubwiye ngo ndetse azabwira n'abari ibumoso bwe ati nimuve aho ndi mwabivume mwe, muve aho ndi mwabivume mwe. Abivuze ngo hari abazahabwa umugisha, hari n'abazahabwa umuvumo. Intama zizahabwa umugisha, ihene zizahabwa umuvumo. Ese wumva uri iki? Wumva uri ihene? Wumva uri intama? Intama azazishira iburyo, ihene azazishira ibumoso, ngo azabwira abari iburyo bwe ati muze mwebwe data yahaye umugisha. Hano ngo azabwira n'ihene, azazibwira ati mumva aho ndi mwabivume mwe, mwabivume mwe, ngo mujye mu muriro w'iteka watunganyirijwe umwanzi n'abamarayika. Azabwira ihene ngo muva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro watunganyirijwe umwanzi n'abamarayika be. Ahangaha azabwira ihene zijya iburyo, ihene azazibwira zijya iburyo, nizimara kujya iburyo bwe izi hene izi ntama nizimara kujya iburyo bwe azazibwira ati nimuze mwebwe mwa ntama mwe abo data yahaye umugisha. Ihene azazibwira ati nimumve imbere mwabivume mwe. Hano hari abari kwitwa ibivume, hari n'abari guhabwa umugisha. Hari ababwirwa kuza aho ari, hari n'ababwirwa kuva aho ari. Abari kubwirwa kuza aho ari hari ibibaranga, abari kubwirwa kujya aho ari hari ibibaranga. Ibiranga ababwirwa kuza aho Yesu ari ni abantu bakoze imirimo myiza. Iyi mirimo myiza ni ya mirimo nababwiye. Iyi ni imirimo nababwiye ngo muze dukora imirimo izatubera urufunguzo ruzadufungurira amarembo y'ijuru. Muze dukora imirimo izatubera urufunguzo ruzadufungurira amarembo y'ijuru. Ati dukora imirimo izadufungurira amarembo y'ijuru. Abandi batari kwemera kuza gukora iyi mirimo yo kudufungura amarembo y'ijuru, hari andi marembo yiteguye gufungurwa. Hano tubwiwe ko hagiye gufunguka amarembo y'ijuru, hano naho hari amarembo y'ikuzimu agiye gufunguka.
azafungukira ihene ba bandi batakoze imirimo babwiwe gukora, ba bandi batakoze iby'Imana yabasabye gukora. Abo ngabo nibo bagiye kuzafungurirwa amarembo y'ikuzimu. Aba babwiwe bakoze imirimo bari bakwiye gukora bazafungurirwa amarembo y'ijuru. Azabwira abari iburyo bwe arizo ntama ati muze mwebwe abo data yahaye umugisha muragwe ubwami bwabatunganyirijwe. Ngo azabwira abari ibumoso bwe ati nimuvaho ndi mwabivumwe mwe mujye mu muriro watunganyirijwe umwanzi n'abamarayika. Hano hari impamvu tugiye kumva zigiye gutuma bamwe bazajya mu muriro abandi bakajya mu ijuru. Twagiye tubwirwa imirimo izaduherekeza. Aka kanya nje kubabwira imirimo izabafungurira amarembo y'ijuru. Gukizwa gusa ntabwo bikwemerera kujya mu ijuru gusa, ahubwo ukeneye n'imirimo yo gukiranuka izatuma ubasha kuwinjira mu marembo y'ijuru. Nshuti muvandimwe, reka twumve icyo Imana idushakaho. Impamvu abangaba babwiye ngo baze aho iri, aho Yesu ari bahaze, hari impamvu tugiye kumva zigera muri 6 niba atari 5. Impamvu ya mbere iragira iti ngo kuko nari nshonje muramfungurira. Izo ni inama zibwirwa. Muza wondi muraga ubwami bwabatunganyirijwe. Impamvu mugiye kuburagwa ngo kuko nari nshonje muramfungurira. Icya kabiri, nari mfite inyota mu micyonywa. Icya gatatu, nari umushitsi murancumbikira. Icya kane, nari nambaye ubusa muranyambika. Icya gatanu, nari ndwaye muransura. Icya gatandatu, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Nari ndwaye muransura. Iyo ni ingingo ya 5 mu ngingo 6 zizemerera inama kwicara iburyo bwa Yesu. Nari ndwaye muza kunsura ni ingingo ya 5. Mu ngingo 6 zigize urufunguzo rw'amarembo y'ijuru harimo ingingo ya 5, ariyo ngingo itwicaje ahangaha kuri kamera iyi saha dutabariza umuvandimwe mwene data uwiringiye Imana Theogene. Bose babireba Theo ufite umudamu urwaye umerewe nabi ukeneye ubufasha kugira ngo avugwe. Iyo ni ingingo ya 5 muri izi ngingo 6. Ese nshuti muvandimwe, wisuzumye ukigenzura wowe urumva ufitemo ingingo zingahe kugira ngo uzabashe gukingurirwa amarembo y'ijuru? Ingingo ya mbere yatubwiye ngo, ndabitindaho cyane. Ingingo ya mbere yatubwiye ngo kuko nari nshonje muramfungurira. Ingingo ya mbere itubwira gufungurira abashonje. Ingingo ya mbere itubwira kubafungurira. Ingingo ya kabiri ngo nari mfite inyota mu micyonywa. Iyo niyo ingingo ya kabiri. Ingingo ya 3 ikomeza itubwira ngo nari umushitsi murancumbikira. Ingingo ya 4 ikomeza itubwira ngo nari nambaye ubusa muranyambika. Ingingo ya 5 yatubwira ngo nari ndwaye muransura. Ingingo ya 6 nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Izi ni ingingo Yesu ari kubwira inama mu byo zakoze, kuko zari zimaze kumubaza. Abakiranutsi ngo bari bamubajije ngo twakubonye ryari ushonje turagufungurira, twakubonye ryari wambaye ubusa turakwambika,
twakubonye ryari wabuze icumbi turagucumbikira, twakubonye ryari urwaye tuza kugusura, twakubonye ryari uri mu nzu y'imbohe tuza. Umva, ibyo twabikoze ryari? Ahangaha barabyibajije, ariko twe ntabwo tubyibaza kuko ndi kubibabwira kandi muri kubyumva, mwamaze kubyumva. Hari ibyo dusabwa. Iyi ngingo ya 5 irimo itubwira ngo nari ndwaye muza kunsura. Iyi niyo turi gutindaho cyane, iyi niyo turi kubwirwa. Nshuti bavandimwe, abantu mwese muzi ko mwafashijwe n'ubutumwa bwo mu ndirimbo za Theo bose babireba. Ndabyibuka turi abana bato, izi ndirimbo twarazumvaga zaradufashaga, izi ndirimbo twazikoresheje mu biterane. By'umwihariko abantu twese twitwa ko dusenga tuba mu nsengero za gikirisitu, nta rusengero na rumwe wabona rutigeze rucuranga indirimbo za Theo bose babireba. Nshuti bavandimwe, mbasabye mbinginze nyobowe n'umwuka wera w'Imana, mureke dufashe mwene data, mureke dufashe Theo bose babireba, mureke tumufashe tutagize na kimwe twitaho, ahubwo twitaye ku butumwa bwiza yabwirije. Nshuti bavandimwe, ubyibuke ko izi ndirimbo hari aho zagukuye. Harimo indirimbo ivuga ngo maze igihe mbwira abantu ko Imana ikiza urubwa, maze igihe mbwira abantu ko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbwira abantu ko Imana iruhura abarushe bakaba mu mahoro. Nshuti bavandimwe, hari urubwa Imana yagukijije. Wibuke ko hari urubwa Imana yagukijije. Kangarukiraho, turi kwiga ku ijambo ry'Imana. Izi ni ingingo nababwiye 6. Nibiba ngombwa hari igihe tuzafata umwanya tuzirambure tuzigeho arizo tugambiriye gusa, ariko aka kanya turi ku ngingo ya 5 ivuga ngo nari ndwaye muza kunsura. Iyo ni ingingo ya 5 iri mu ngingo zizagukingurira amarembo y'ijuru. Noneho ngazabwira n'abari ibumoso bwe ngo bazamubaza ngo twakubonye ryari, ushonje ntitwagufungurira, twakubonye ryari wambaye ubusa ntitwakwambika, twakubonye ryari ushaka icumbi ntitwagucumbikira, twakubonye ryari uri mu nzu y'imbohe ntitwagusura, twakubonye ryari urwaye ntitwagusura. Azababwira ati ndababwira yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Ngo ubwo mutabikoreye umwe muri bene data ari hanyuma y'abandi. Turi ku ngingo ya 5. Ubwo mutabimukoreye nijye mutabikoreye. Arangije ngazababwira ngo abo ngabo ngo bazajyanwa mu ihaniro ry'iteka, n'abakiranutsi bazajyanwa mu bugingo buhoraho. Abo ngabo izo hene, abo banze gukora imirimo y'Imana, abo ngabo ngo bazajyanwa mu muriro w'iteka. Ngo naho aba bakiranutsi cyangwa izi ntama bazajyanwa mu bugingo buhoraho. Uwo ni umurongo wa 46 wo mu gice cya 25. Nshuti bavandimwe, aya magambo tuyaganiyeho kandi turayumvisha. Sininda simvuga byinshi. Nimero ya Theo bose babireba muraza kuyisanga munsi y'ikiganiro, ndaza kuyishyiraho. Ubishoboye abikore, utabishoboye ibyo biramureba. Nkarabiye imbere yawe nshuti muvandimwe, gukora n'ibyawe no kudakora n'ibyawe. Ariko niba uzi ko wahamagawe n'Imana, niba uzi ko uri intama utari ihene, niba uzi ko imirimo myiza ukwiye kuyikora, nicyo gihe cyo kugira ngo ugaragaze umusanzu